indirimbo ni ya Arijit Singh yitwa Main Phoebe Tumko, njye nitwa Kai Proctor. Ati wowe uri uwanjye jyenyene, guhera aka kanya n'ejo hazaza isi izabiri yacu. Bishobora kukugora ariko uzamenye ko njye nawe nta kintu na kimwe kizadutandukanya. Iyi nzira duhisemo ntabwo tuzatandukana, tuzakomeza tuyinyuremo kugeza tuyiburiyemo. Nzakomeza ngukunde yo, nzakomeza ngukunde. Akaririmbo disi, njyewe nzakomeza ngukunde, nzakomeza ngukunde yo. Indirimbo nkizi n'ahandi wazikura uretse kuri YouTube yitwa Kai Entertainment cyangwa kuri TikTok. Ati nzakomeza ngukunde kandi nzemera gupfira urukundo. Ubundi ukaduforonga cyangwa ugakora subscribe, ukadusaba indirimbo wifuza tukayiguha muri video ikurikira. Buri guceceka kose mu buzima kwa bwanjye kuba gufite urukundo rukwihishe inyuma yo. Numva indirimbo z'urukundo zawe, reka nkubwize ukuri, nzakomeza ngukunde, nzakomeza ngukunde. Uru rukundo sinkubeshye nzanarupfira, uru rukundo nzarugupfira, nzakomeza ngukunde. Hari indirimbo wifuza muri comment ubundi nkayiguha muri video ikurikira, ukabanza ukamfollowinga cyangwa ugakora subscribe. Niba rimwe na rimwe ugigira gushidikanya, menya kuri ingenzi cyane kandi ukaba umwuka muhumeka. Njyewe nkomeza gushakisha wowe, ibirenge byanjye nkabishyira hasi nkapfukama. Nshuti yanjye ntago njya nkubona, nzashakisha nk'umusazi. Ejo cyangwa nyuma yaho uzankunda nawe, kubera ko njyewe niyemeje kugukunda iteka ryose. Uko byagenda kose nzaguma ku muryango wawe kugeza igihe mpindutse ibice, kubera ko mbizi ko utazambabaza umutima yo. Njyewe ubwanjye nzakomeza ngukunde, nzakomeza ngukunde njyewe. Iyo ni isezerano nguhaye, uru rukundo nzanarupfira, nzakomeza ngukunde, nzakomeza ngukunde. Indirimbo yiswe Main Phoebe Tumko ni ya Arijit Singh. Indirimbo yiswe nzakomeza ngukunde, Main Phoebe Tumko. Wakunze izi ndirimbo ntiwibagire ugenda ukoze subscribe cyangwa udufollowinga kuri TikTok. Indirimbo ni nzakomeza ngukunde, Main Phoebe Tumko ni ya Arijit Singh. Njye nitwa Kai Proctor.